igihisi irimo kwirebaho, igihisi irimo kwikunda. Imana iravuga ngo ya mwebwe ntimuzase nabo, mwe muri abana b'ijuru, mujye musana so mu ijuru. Haleluya. Ngo umwanzi wawe ntuzamwange, ahubwo uzamusabira umugisha. Nasonza ujye umugaburira, nagira inyota ujye umuha icyo kunywa, niyambara ubusa ujye umwambika, kandi ntumukore ku matama. Umubwire ngo ndakubera umugisha kuko Uwiteka yamuhaye umugisha. Haleluya. Buriya nkunda ukuntu Imana yacu ivuga. Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu ndagutwaye, nzaguha umugisha nawe uzabera abandi umugisha. Halo. Aba Imana yagiriye neza mwandike ngo Uwiteka yangiriye neza, ndi umunyamugisha, nanjye ngiye kujya mpesha umugisha. Reka mbere icyo ko bikora. Yewe nabyize the good way. Ndi Rurindo icyo gihe saleri nahembwaga yari yamanutseho 1/2. Muri university nari mfite inzu irekipe, mpembwa umushahara mwiza, naba nagiye mu rugendo bakampa mission n'ibindi, mfite nako ga prestige ko ndi umwarimu muri university. Nigiriye Rurindo mu cyaro, noneho ndikodeshereza inzu n'umushahara wanjye wamanutse. Ariko Imana irambwira ngo ubu rero ubwo wabaye umwana wanjye waguke kuri aya mategeko abiri, ukundisha Imana umutungo wawe wose, ujye umpa 10% kubyo nzaguha. Mpita mbisinyira ndabwira ngo Mana, buri faranga ryose rizaca mu mufuka wa Rutayisire 10% cyawe guaranteed n'uno munsi niko nyibaho. Ariko nza gusanga ikindi kintu, uko usoma Bibiliya burya hari ibintu wunguka. Nsanga Imana ivuga ngo ujye ugirira neza abandi, uwo nzabona ugiriye neza uzamunshyizemo umwenda. Murabizi ko ariko bavuga, muze kureba mu Migani 19:17 haravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Imigani 19:14 ubabariye umukene, ugiriye impuhwe umukene abagurije Uwiteka, hanyuma ngo nawe azamwishyura ineza ye. Ushaka kuba muri favor y'Imana jya wita ku batishoboye. Imana iravuga ngo yes, uriya muntu naranabisobanukiwe, uriya muntu iyo muhaye umugisha abera abandi umugisha, urusaku rukagabanuka mu matwi yanjye. Hello. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo uhaye umukene ubugize ute, ubugurije Imana. Kubera iki? Hano hari umukene watitirizaga Imana, Imana ikavuga ko wambwiye kuzambeshaho aba ngiye gupfa. Imana ikavuga ngo henga nze nkwereke. Hanyuma Rukwatage akamutera agafuka k'umuceri. Uwagaceceka Imana ikavuga ngo Yesu Rukwatage mujye mumurebera hariya kuyuriya muceri, mushyireye imifuka 2, kubera yuko nihajyayo imifuka 2 hari undi uri buceceke. Ugenda wunguka. Ahandi mu Migani baravuga ngo uvomerera abandi ngo umunyabuntu azabyibuha. Ntimubona ko mbyibushye? Umunyabuntu azabyibuha, n'uvomerera abandi azavomererwa. Narabisobanukiwe jewe. Reka mbere uko bikora mu buryo pratique. Jewe sinkunda kwigisha ibintu by'ibiteore byabo. Buri faranga ryose riciye mu mufuka wanjye no wa madamu, kuko ubwo twebwe by the way twe tugira konti. Ntunga umugore w'igitangaza utabaho, utarigeze atunga konti mu buzima, kuko yatangiye gukora twenda kwimariya. Arambwira ati ariko ubundi ndaruhira iki njya gufungura konti, nzajya nyacisha iwawe. Cishaho tu, ubundi nturu wanjye byararangiye. Nuko tubaho. Twe twagennye ko buri mwaka dukora budget y'urugo rwacu, habamo 10% cy'Uwiteka. Buri faranga ryose rinyuze kwa Rutayisire Antoine na Kayitesi Penina 10% cy'Uwiteka guaranteed. Azari menshi kigenda ari kinini, azari makeya kigenda ari gito, ariko nta faranga na rimwe rica kwa Rutayisire Antoine datangwaho 10%. Icya kabiri, budget y'abakene. Twe tugira budget ibitandukanye no gutwerera. Oya, iyo ntwerereye ntabwo mbafashije umukene. By the way, kimwe maze kwibonaho nuko abakire mbatwerera menshi, abakene nkabatwerera make, nabyo ndenda kuzabihindura. Hari igihe ureba ukavuga ati se buriya nka koroneri namutwerera 50,000, ukikokora ukitera icyuma ukamutwerera nk'ijana, kandi umwana uri hariya wari ukeneye 100 wamutwerera 30. Siko dutwerera se? Niba mbeshya mu nkosore. Rero bikubwira ngo Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha ubera abandi umugisha. Ni mu nyigano, nta soni mfite byo kuvuga gutyo, si ubwirasi. Reka tubigire intego mu buzima bwacu.
kuri buri mugisha ubonye umuntu keriko pari ajya amenya ko uyu munsi Mary yabonye umugisha. Nubona umugisha ukabona Imana yashubije gusenga kwawe, ukabona umugisha, ujye uvuga ngo Mana, ngiye gushaka umuntu mbera umugisha kugira ngo uko mbonye umugisha njye mba umugisha, kuko niwo muhamagaro wacu. Uko ubonye umugisha ujye uba umugisha, uko ubonye umugisha uba umugisha. Icyo gihe isi izatangira kuba nziza, nawe uzatangira kubyibuha, utagitegekwa n'ibintu uvuga ngo uko Uwiteka mpaye umugisha nanjye mba umugisha. Naho ubundi usanga abantu baragenda bifunga amafaranga yakwiyongera, reka nzigame umwana wanjye azige muri Amerika. Ariko ubundi waguye ko muri Amerika ariho ubuzima bukorerwa, ubuzima bukorerwa mu ijuru. Ariko nujya kohereza umwana muri Amerika, ngo ujye gutumira Sakabaka ngo ajye abanza yuzuza inyamurutete, ndahazi nizeyo. No muri bimwe mu biturya nibyo bibamo, usanga umuntu neza yarwaye stress agiye gupfa kubera ko yipashije muremure. Aho kuki mwipasa miremire, waretse umwana akiga hano akiga hepfo hariya, ukamuteramo indangagaciro zo kuba icyo yagombaga kuba cyo, kuko ibindi byose burya muri ibeshya. Yewe nabonye no muri Amerika hica abana kuruta twabakiza, nta ndangagaciro zibayo. Ugiye umwana bakamubwira ati hano byose biremewe, nushaka kurongora undi mugabo umurongore, nushaka kurara mu kabari urareyo. Ibintu bya hano watangira kubabwira ati ariko ngiye mfite indangagaciro, ati ibyo ni iby'abaswa muri Afurika, hano muri Amerika byose biremewe. Yewe nta mwana ufite munsi y'imyaka 24 nakohereza kwirera hariya, ariko ibyo ni jewe. Ntihagire uza kuvuga ngo nakrititsa wohereza abana muri Amerika, ariko sinakwitera icyuma ngo mwoherezeyo, kuko ikizakubuza kubera abandi umugisha, buryo nawe uzaba urimo kumugabaniriza umugisha, ko nawe uzagabanuka. Bera abandi umugisha kuko wahawe umugisha. Simbabwiye ngo mucumbikira abantu, harabucumbikira bakakwiba, nanjye byambayeho, ariko nta kibazo. Nakwiba ibyo yibye Imana izabizana kuko wamucumbikiye, kuko wubashye Imana. Nigeze gucumbikira umukobwa muri ubwo buryo, nagize impuhwe nyinshi, mubona naniwe ku muhanda muri babandi bajya batega, mbwira umwana twari hamwe wiwanjye, ndamubwira ngo uriya mukobwa reka tumugirire neza tumutware. Ndamutwara, arambwira tunsige hariya hari abantu dufitanye randevu ya ngo ujye kuruhuka, ndabona unaniwe. Atari ko hari amafaranga nashaka nanjye nzayaguha. Yibwiraga ngo ngiye kumurarana, ntabone ko mfite n'umwana turi kumwe. Agenze mu rugo asanga afite umugore, tumushyira mu cyumba cy'abashyitsi, turamuzimanira, tumwitaho, mu gitondo turamutekera mureti, tumuha arya kibose, arangije reka mushyire mu modoka nkuye lift mugeze hafi yaho ugiye, mutera cash. Namwe n'ubundi uriya kuguhangaya yarayambwira murengerezaho. Abibonye cyaravuga ati ariko bari abakire ntabwo umuntu apfa kubavira mu asubira mu rugo. Aravuga ati hari ibikwembe bya madamu nabonye hano, arambwiye ngo mumbeho. Aravuga ati reka da ibyo ni ubyitangira. Ariko ubwo muri uko kuganira nabo bayibonye agatelefone ku mwana wabaga mu rugo, abaragatambikanye. Aragiye ntashye, barambwira ati uzi wa mukobwa wawe ni ati yagarutse hano yiba telefone. Imana imuhe umugisha. Mbwira Imana yose tuzajya tugirira neza abantu batwibe. Irambwira ngo nababwiye kubakunda, sinababwiye kubizera. Hanyuma irambwira ngo biriya yatwaye nta kibazo nzabikuriha. None se uhaye umukene abagurije Imana. Reka nsohoze dusenge. Ariko uyu munsi reka dukore nk'uko Yesu yabwiye uriya mwigisha w'amategeko. Amaze yaramubajije, aramubwira ngo se ngo muri abo bantu batatu ninde wamugiriye neza? Wumva urwango abayuda bangaga abasamariya, yanze kumuvuga mu izina. Aravuga ngo ubwo nuwo wamugiriye neza. Yesu aravuga ngo genda nawe ukora utyo. Haleluya. Reka dutahane uwo murongo, genda nawe ukora utyo. Reka tubigire umuco nk'itorero, tubigire umuco nk'itorero, tugire dutyo. Tubigire umuco nk'abantu ku giti cyabo, tubigire dutyo. Genda nawe ube generous to the extreme, kuko uhaye umukene abagurije Imana, uvomerera abandi azavomererwa. Twahawe umugisha ngo tube umugisha. Intego dufite muri kino cyumweru, muri uku kwezi, iravuga ngo nuku sakaza urukundo rwa Kristo. Babimpaye mu Cyongereza, kubishyira mu Kinyarwanda sinzi ukuntu bo babihinduye. Sakaza urukundo rwa Kristo mu bikorwa. Kandi icyumweru gishize amagambo mwize, yewe sinari mpara ariko nabikurikiye kuri YouTube.
teme twari dufite yaravugaga ngo twaremewe gukora imirimo myiza. Haleluya. Buriya ikintu cya mbere kizagufasha kugira ubuzima bufite icyerekezo bufite agaciro no gusobanukirwa aya magambo Paulo yandikiye Abefeso avuga ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyambere utangira kugira ubuzima bufite agaciro iyo utangiye kumva aho ibyo ukora bihuriye n'icyo waremewe. Haleluya. Kuko abantu benshi bakunda ibintu bita ngo ni vision. Ubu rero vision yabaye vision. Ngo giye mfite vision, ngo gifite icyerekezo, ngo vision hari n'umuntu wabihinduye muri Bibiliya aravuga ngo where there is no vision ntayiba muri Bibiliya. Muri Bibiliya ntabwo habamo vision, habamo revelation, guhishurirwa. Hariya muri Bibiliya bamwe bahinduye ngo where there is no vision, ngo hatari vision, hatari icyerekezo. No, Imana yaravuze ngo ahatari guhishurirwa abantu bigira ibyigenge, ahatari guhishurirwa abantu bakwira imishwaro, abantu ahatari guhishurirwa gutandukanye na vision, tandukanye n'icyerekezo. Icyerekezo ushobora kukiha akenshi nabyo abantu bakora. Kandi jewe Imana yabisobanuriye neza. Umunsi umwe nari ndimo gusoma ubuzima bwa Aburahamu, ndacyavuga kuri iriya teme y'ubushize twaremeye imirimo myiza. Noneho hari ahantu Imana yasanze Aburahamu iramubwira ngo umwaka utaha igihe nk'iki umugore wawe Sara azaba atwite akikiye umwana. Aburahamu araseka. Imana iramubwira ngo kuki usetsa? Ati reka ntabwo nsetsa. Jewe Aburahamu ku myaka 99 ubwo yari kubagize 100 n'umugore wanjye Sara ku myaka 90 azatwita byara umwana. Ariko nawe wabyumva ufashe umukecuru w'imyaka 90 hano nta urimo, na mama umbyara 90 ntarayigezaho. Ariko njya mureba nkavuga niko burya Imana ni igitangaza koko ni nyarwenya. Nk'ubu ni imagine mama twite nuko papa yapfuye kera nyine ubwo wawe akiri kumwe nari kujya mbatangaho urugero nkabwira ni papa na mama muhaguruke, kuko papa iyo aba akiriho ubu yari kuba afite imyaka 99 yari kubangana nuko Aburahamu yanganaga exactly. Iyo couple niyo Imana yasanze. Muranye imagine rega na madamu wanjye nawe wicaye hano bakabwira ngo Penny naratwite umenya mwaseka, kandi murabona agiye afite 65 gusa. Iyo sinyivuga ntawe ujya avuga imyaka y'abagore. Aburahamu Imana iramusanga afite imyaka 99, umugore afite 90. Aravuga ati umwaka utaha muzaba mwabyaye. Aburahamu ati umugore wanjye izo nzira nta kizinyuramo, umuhanda waho warasibye. Imana iramubwira ngo ariko ngo nta kinanira Imana. Haleluya. Ngo ariko asubizaho ijambo akosora Imana aribwira ngo ngo uzaho umugisha Ishimayeli umwana wanjye yishugurikiye. Aburahamu sekuruza w'abizera aratinyuka ari imbere y'Imana arayibwira ngo uho umugisha Ishimayeli, kandi yamubwiye ko ugiye kumuha umwana kuri Sara. Nangiye kubiseka Imana iramubwira ngo uyu nguyu ni sogokuruza wanyu, mwese mumeze nkawe, ngo muragenda mukabyara za Ishimayeli zanyu mukazinzanira ngo nzihe umugisha. Uricara umukobwa akaza akakubwira ati uyu muhungu rwose Mana umurebe niwe nshaka, umuhindura umutima kugira ngo nkunde. Kandi Imana imubwira ati nyamara icyatumye ntamureka ngo akukunde siwe mugabo wawe. Ni bangahe mujya mwihambira ku bahungu batari n'abagabo banyu? Unazakubwira ati uriya muhungu ni umusinzi, ngo ariko ngurumva ngo nzamusengera azakizwa. Sawa, ari jewe namusengera akabanza agakizwa mbere yuko mubwira ngo yego. Ntimujya mubibona se? Umuhungu akakubwira ngo ngiye kwiyahura, ngo umukobwa yarambenze. Ariko abaseribateri murimo hano mwampepeye, ngiye kubabwira akantu kazabagwa neza. Umukobwa nakubenga cyangwa umuhungu nakubenga, ujye uzana ituro ry'ishimwe hano, kuko buriya Imana ibikubwiye ngo uyu nguyu siwe nakugeneye. Kandi unyizere ndiso ko Imana yaravuze ngo iminani n'imigabane tuzabihabwa n'ababyeyi, umufasha ugukwiriye uzamuhabwa n'Uwiteka. Hari igihe wihitiramo
Imana ikavuga ngo yandashyiraho towa kuko sinkushakana nuriye. Kandi si uko aba ari mubi, nuko ari izi uzakubera mwiza. Ariko bambe rimwe na rimwe muraza kubyumva muri iyi nyigisho, rimwe na rimwe turahusha kubera yuko tuba dufite imitekerereze ituma tutumva neza. Halo, ibi sindi bubitindeho cyane kuko ntibiri mu nyigisho yanjye uyu munsi, ariko hari ibyo muri bwumve. Turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, yo yiteguriye kera, niyo yayiteguye si twebwe. Akenshi tugendera mu mirimo itari yacu, nabyo ni ikindi kintu. Reka ababyeyi bafite abana bakiri batoya mu mpepere mugira gutya, ngiye kubabwira ijambo rimwe. Number 1, ababyeyi benshi turi abanyamafuti. Ufata umwana wawe Imana yaremeye kuba umwarimu, ukavuga ngo ngo ndakamanikwa ndakicwa, ngo ugomba kuba dokita. Imana ikavuga ngo namuremeye imirimo myiza niteguriye kera, none wowe urimo urashaka kumushyira mu mirimo yawe. Ninde mubyeyi ujya wicaraho kugira ngo asengere umwana akisengera akavuga ngo Mana umfashe kugira ngo uyu mwana kuva nkimubyara. David na Rayisarya mwagiye kwicara hehe? Okay, hera kuri abawe baracyari bato, ujye ubyuka warambikaho ibiganza uvuge ngo Mana aba bana banjye ubwo wabampaye umfashe kubarera ngo bazabe icyo wowe washakaga ko bazaba cyo. Uko niko twagombye gusenga nk'ababyeyi, kuko turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigendere muri Kristo Yesu. Jewe njya kwiga university, ku murongo wa mbere hariho medicine, nari umuhanga muri science. Ku murongo wa kabiri hariho agri veterinary, kunumvaga nshaka kwiga science. Nta nubwo nari kurangiza, je numvaga nshaka kuba umushakashatsi muri izo domaine nkagira umumaro. Icya gatatu cyari lettre, kuko nta kindi cyari gisigaye inyuma. Sinigeze nifuza kwiga science economique cyangwa droit, numvaga bita by'amafaranga ni kuburana ntibyari mu nzaye. Ariko Imana igira gutya icishamo umurongo mu cyambere n'icya kabiri, bampa lettre. Ngenda mbabaye, niga Icyongereza, niga Igifaransa, niga Ikinyarwanda, mba narize n'igiswahili yo ntirangaraho. Hanyuma Imana irabigorombyora, nisanga ni pastori uvuga Icyongereza neza n'Igifaransa neza n'Ikinyarwanda neza, ubyandika neza, kuko iyo niyo mirimo Imana yari yariteguriye kera ngo nzayigenderemo muri Kristo Yesu. Iyo nkurikiza vision yanjye wumva ndi docteur. Ntibivuga ko wenda nari kuba docteur mubi, ariko siyo mirimo myiza Imana yiteguriye kera ngo nzayigenderemo muri Kristo Yesu. Buri muntu wese ushaka kugira ubuzima bufitiye umumaro, buri muntu wese ushaka kugira ubuzima bunezerewe, jya ushaka icyo Imana yakuremeye aba ari cyo ugenderamo, kuko umunezero wawe utangira kubaho iyo urimo gukora ibyo waremewe. Haleluya. Jereka mbabwiza ukuri, ubu narisobanukiwe. Umaye mikrofone ugashyira abantu imbere yanjye, ndahamya ko n'igihe nzaba afite imyaka 100 wenda ngenda namenye nshigaye meze gutyo, ndabwira abantu b'Imana, nzaba ndi excited kuko iyo mpaye mikrofone ukashyira abantu imbere yanjye, niyo naba naniwe mpita mba revived, kuko nicyo naremewe. Ntabwo uzigera ubona inyoni yarambiwe kuguruka, ntabwo uzigera ubona ifi yarambiwe koga. Umuntu wese atangira kunyurwa iyo arimo gukora ibyo yaremewe. Abushakashatsi bwagaragaje yuko 90% by'abatuye isi bakora imirimo badakunda, bashaka imibereho. Noneho uwanditse icyo gitabo aravuga ngo impamvu abantu benshi batanezezwa n'ibyo bakora ibyo bataremewe. Kandi nanjye ndabyumva. Ufashe isake kukwigira amababa, ukayitoza kuguruka, igakora imyitozo, igakora tizi, ukayikoresha imyitozo yo kunanura amababa no guhina amaguru yigurutse, kuko buri inyoni yigurutse ntabwo amaguru yagenda atendeye, irayahina agasubira inyuma. Nk'indege ukuntu imipira isubiramo imbere ukayoberwa aho yagiye, isake uyitoje nayo yabikora. Ariko nakwambia yagiguruka, byageza nimugoroba ikakubira mfa, nubwo nakoze imyitozo nkaba nguruka, ariko nimugoroba mba numva naniwe, kuko isake ntigeze iremerwa kuguruka, yaremewe kugenda ku butaka. Hari abantu baremewe kugenda ku butaka bashaka kuguruka, hari abantu baremewe kuguruka bagenda ku butaka. Byombi uko bigenda kose bigenda nabi.
imirimo myiza Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Shaka yawe hanyuma nuyimenya ubuzima bwawe buzagira imbaraga. Uyu munsi igice bampaye niba mwakurikiye neza, Itangiriro 45 na Luka igice cya 10 gifite ibintu bihuriyeho. Nayise ubugira neza butitangira, extravagant generosity. Ubugira neza butitangira, ubugira neza butagira imipaka. Haleluya. Igice cya mbere tubona umuntu witwa Yosefu. Bambe uriya mwana ndamukunda cyane, cyangwa uriya mugabo. Yosefu yakuranye na bene se afite revelation, afite guhishurirwa. Akajya abwira bene se atariko muzi ikintu, tigewe naraye ndyamye ndarota. Ndota ngo turi mu mirima turimo gusarura, ngo imiba yanyu yose iraza yikubita imbere y'uwanjye irawunamira. Batisha, urashaka kutubwira ko uzadutegeka? Wowe nyoko yapfuye ukiri muto, none urenda kutubwira ko ari wowe utagira na nyoko? Ni wowe uzadutegeka? Tubyihorera uzatubona. Undi munsi ararota, kuko Imana ikunda gushimangira ibyo yagaragaje. Undi munsi ararota, aravuga ati ahubwo none ibyo nabonye byo birenze bya bindi bya mbere. Ati nabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Ati saramubwira ati urashaka kuvuga ko uretse n'abakuru bawe nanjye na nyoko tuzaza tukwikubita imbere? Ariko ngewe nabirose. I have a revelation yuko mfite ubuzima buzagira akamaro, yuko mfite ubuzima butazagarukira ahangaha. Bakuru be bahengera bari mu rwuri, baramufata bamwambura ikanzu ye baramugurisha ajya muri Egiputa. Ariko rimwe na rimwe icyo abantu badasobanukirwa, hari inzira uzanyuramo abantu bakugirira agahinda. Uvuze ngo ngo reba uriya mwana disi ngo yapfushije nyina ari mutoya, ngo none bakuru be bamwanze ngo bamugurishije muri Egiputa, ngo ariko uriya mwana ni magorwa. Aragenda ajya muri Egiputa, agezeyo akorera umugabo witwa Potifari, aramukunda kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kwabanye nawe mu byo yakoraga. Ngo Potifari aramufata muha promosiyo kuko yari yararemewe kujya ahabwa promosiyo. Ngo akazi ke yagakoraga neza. Niba ushaka kubona ama promosiyo azakurikirana, ibyo waguhaye gukora byose byo bikora neza. Niba unafite lisansi cyangwa ufite doctora, niba guha koza amasahani ujye uyoza ku buryo niba yabona bavuga ngo iyi sahani yogejwe n'umuntu uzi ibyo akora. Hari abantu bicara aho ngaho ariko ngo urabona ngo ugiye akazi bampaye ngo ntabwo kareshya na degree yanjye. Fine, ako baguhaye niko kazi kawe, gakora ubikuye ku mutima, nibwo uzaba uri promotable, nibwo uzaba ushobora kubona promotion. Hari abantu nigeze kubwira bari barimo kwitotomba, bafite za dogitora. Ibi bipapuro rero baduha nabyo biratwica, kwica mu mutwe. Ngo urumva ngo bagira gutya, ngo kumva sinzi iyo bapfuruye umuntu ngo bamuhango baramuzamuye. Ahubwo naruze mwe ubundi kuki bagomba kukwibuka? Kuko ufite igipapuro kitigeze kibyara umusaruro ntabwo kizaguhesha promosiyo. Wese twagushinze akajerikani ntiwagaterura neza, none tuguha ingunguru. Niba guha gutunda amajerikani ujye utunda amajerikani, niba ushaka kuzajya hejuru y'ingunguru banza utunda amajerikani neza. Ibyo nabyize kera nkikizwa. Buri Imana yacu ni igitangaza. Nabaye mwarimu nitotomba ntarakizwa. Mukona umuntu wigishaga muri university, warangije mfite très grande distinction, wari wabonye buruse ngiye kwiga muri Amerika, bakabanyohereje kwigisha muri Troncome, nanone Troncome y'Irurindo, ahantu ndabona n'inzu yo kubamo. Ariko Imana irakarama. Hari igihe ijya yandika imirongo igororotse ikoresheje amakurubi, kavuga ngo ibyo ari byo byose wicaye hano muri university, ariko siyo mirimo myiza niteguriye kera ngo uzayigenderemo. Bakwibeshyeho ngo ufite ubwenge ugomba kuba professor, gihe ndashaka kuba pastor. Irabigorombyora incisha muri sogonderi fiyo muri Irurindi, ravuga ngo kandi impamvu nkuzanye hano kugira ngo ubanze usubize ubwenge ku gihe. Ndicara nsubiza ubwenge ku gihe, nakira Yesu. Kuko umwirato nari ifite, aye uzafata umuhungu w'imyaka 20 ninde umuhe PhD ajye kwiga muri Amerika,
aratangira kibomba agatuza kakagaruka inyuma kajya agenda yumva. Icyo gihe nari agahungu gatoya, ubu murabona narabyibushye, biri Vitor Note ubu narabyibushye. Icyo gihe nari mfite ibiro 66, ubu mfite 78, narabyibushye. Hanyuma nigishaga mfashe mu mufuka nkajya ngenda, ubundi amasomo ashobora kuyafata mu mutwe, niyo mbwiriza muzitegereze ntabwo njye note mu ntoki, nkajya ngenda kwigisha, ubundi nicyo naremewe, nkagenda nyine numva ndi kabutindi ndakaga. Mwana yavuga ngo uyu mwana utangiye kumva ari kabutindi ari akaga ku myaka 24 azajya kugeza kuri 65 yaraturitse, mu mucishe hariya hasi abanza subiza ubwenge ku gihe. Ngira urindo mpura na Yesu. Haleluya. Aravuga ngo reka tubanze dukosore ibya mbere, banza uhure na Yesu uve mu byaha. Maze gukizwa ndavuga ni haleluya, buri Imana yari ibizi, yaranshakaga ko mbanza nkakizwa none nkatwika. Urizansubiza muri university kuko bashakaga gusubirayo. Bisubira mu nama barongera batoya subira irurino. Kugira ngo Imana inyereke ko ari itegeko ijuru n'isi, bampa scholarship njya kwiga mu Bwongereza. Twohereje tugiye kumara y'amezi 4 ngo twimenyereze kuvuga icyongereza neza. Umuzungu arandeba aramwita rwesha ko mbona ubundi ufite sharp mind, we turakongereraho ukore masters. Ndayikoze masters, ndayihuha ndayizana, ndavuga n'ubure kabaye ni ikimana yashakaga. Yagira ngo nkore masters noneho nze mbone promotion nzamuke nyine mu ntera. Hanyuma nandikira ministeri ndavuga n'ubure nzanye masters muri curriculum development, shobora kwandika ama programu y'inyigisho, ubu nyine ndatwika ndakongora. Atoke bati subira irurindo banze wongera ukonjeho gatoya. Tekereza kuzana masters yo mu Bwongereza muri 86 ugasubira kwigisha ururindo muri Tronkombe. Imana irambwira ngo subiraho nagushyize, noneho nigiye ukohereje wimenyereze kugendera mu mirimo myiza niteguriye kera. Ariko ibyo nahigiye n'ubu biracyangirira umumaro. Ikintu cyitwa kuvuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Imana ifite ubuzima bwanjye mu biganza byayo, nta mpamvu yo guhagarikiraho njya, kuko nitwaye bus ngiye ndi passager. Haleluya. Ngiye ubuzima bwanjye nabushyize muri bus y'Imana, aho injyana hose no muri retirement uyanjyanye none se tugiye he Imana? Ngo wowe narakubwiye ngo wowe ujye ukora akazi nkubwiye, aho nkujyana nigiye uhaza, aho nzarangiriza ubwo muzahamenya. Amen. Njya numva abakristo benshi bahangayikishwa no kujya mu ijuru. Ntugahangayikishwe no kujya mu ijuru. Umunsi nakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ijuru ni iwacu. Icyo ngomba kumaranira hano ku isi no gusohoza imirimo myiza Imana yiteguriye kera, mazi imirimo yo mwisajyama ninyirangiza, aza mpamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ahubwo reka nkubaze, mu gitabo cy'ubugingo wagezemo? Kuko icyo wagezemo ntugahangayikirije, ujye uhangayikira gusohoza imirimo. Narindi kuri Yosefu mbabwira ukuntu Imana igira gutya ikakumanura, bakakugira imongo ngo dinguzi ko yagize ibyago vuremo, ngo Antoine yari yabonye buruse yo kujya kwiga muri Amerika, ngo none bamujyanyira urindo. Bandi kababwira ko muramugirira impuhwe muzi mujyanyiye. Yosefu aciye muri Egiputa agiye kwa Potifari, bamuhaye promotion, nayo umugore ayimuhananuraho arangiriza muri gereza. Atariko n'umwana ni magorwa koko. Bene se baramwanze, baramugurishije, abaye umucakara, none agiye muri gereza. Ariko buri icyo batari bazi, uko yamanukaga yarimo kugenda yegera aho imirimo myiza yateguriwe iri. Kuko iyo atamanuka muri gereza kwa Potifari, yari gukomeza akabumuboyi kwa Potifari, ariko kumushyira muri gereza yahuye n'umugaragu w'icyegera cya Farawo. None w'Imana irahengera, Farawo yashobewe, ikanda buto yibutsa wa mugabo atariko wibuka ko muri gereza hari umwana usobanura inzozi. Ati nyakubaho nagira ngo nkwibutse hari umwana twabanye muri gereza asobanura inzozi nkaho ari we wazitanze, ati nimumunzanire.
Yosefu baramwogoshe ngo bamwambike imyenda myiza, bamuhagaritse imbere ya Farawo, asobanura ibyo muri Egiputa. Farawo aramureba ati wow, ngo arahindukira kuramo impeta ayifata mu ntoki, aravuga ati muri aba bantu bari hano mwese ko inzozi zari zabananiye, nahamagara veterineri zirabananira, mpamagara abagoronome zirabananira, none uyu mwana hari undi tuzabona uri mu mwuka w'Imana twaha kano kazi. Abantu bose burya rero hari ikintu cyiza, iyo perezida kuvuze mu izina akavuga ngo hari undi muzi wamusumba, niyo bamuzi bambara agapfukamunwa. Umwami aravuze ati hari undi muntu muzi waruta uyu nguyu, ati nyakubaha ahubwo bivuze uwo niwe. Akuramo impeta aravuga ati bagutembereza umurwa muri Egiputa yose bajye bakubaha. Haleluya. Urumva imirimo myiza yateguriwe kera. Bene se ubwo ngezaho inkuru itangirira, bene se barazamusanga muri Egiputa akomeye, ari uwa kabiri kuri Farawo, baramugurishije. Arabanza arabirengagiza ko ntibatekerezaga ko ashobora kuba yarazamutse akagera aho ngaho, ntibatekerezaga ko imiba yabo izikubita imbere y'uwe, ntibatekerezaga ko bazamupfukamira, ntibatekerezaga ko bazamuhendahenda. Ariko iby'Imana yagambiriye no kubisohoza izabisohoza. Haleluya. Noneho Yosefu arabareba, abanza kubiyoberanya, akavuga ikinyegiputa bakamusemura, kandi bo bavuga ibyo bavuga akabyumva kuko ururimi rwabo yararuzi. Barabavandimwe be ngo bigeze aho bimunanira kwihangana, abwira abanyegiputa barimo n'abagaragu ati nimumbabarire musohoke nsigarane n'aba bene wacu. Arabwira ati nimunyegere, ndi Yosefu mwagurishije, ndi Yosefu mwarangurishije, ariko iyo nzira nanyuzemo niyo kugira ngo Imana ingire icyo nagombaga kuba cyo. Haleluya. Hari abantu mwicayemo hano wenda abantu bahemukiye, baraguhemukiye, ba anti ntibakwitayeho, ba anko ntibageze bakumenya, none wamaze kumera neza, uzabagirire neza. Haleluya. Uzabagirire neza kandi ntuzabakore ku matama. Oya, ntuzababwire ngo burya se ngo ariko uribuka unyuma minervari, ngo uribuka nza mu rugo ariko ngo mukanyirukana. Hari uwo byabayeho? Niba bitarakubayeho genze nzabo byabayeho. Uzabagirire neza n'abana babo, ko yarabwiye ngo nzabagirira neza mwe n'abana banyu. Kubera iki? Turaza kubibona mu masomo dukuramo. Yosefu arafata rubege abaha ibyo bagomba kubona, abitaho imirimo myiza. Arabwira ati biriya mwakoze byari byo kungezaho ngomba kugera, nkabagirira neza. Jewe namaze kubisobanukirwa. Burya Yosefu yari umuntu w'umuhanga, yaricaye aravuga ati ariko man, kuba warampaye umugisha nanjye ndabera abandi umugisha, including na bene data bangurishije, na muka Potifari wambeshyeye. Bagenza akaba ari jewe wungirije Farawo. Ariko hari ubu ngubu ntabwo nari kubikora, ariko yaba ari kera, ko kera nagiraga umujinya, nabyo narabikijijwe. Umuntu wakubeshyeye ukagezaho noneho wungiriza Farawo, umugabo akaba asigaye muri ba escort bawe. Kuko burya iyo Farawo yagendaga, Potifari yari umukuru w'abajepe barinda Farawo, ariko Yosefu yaramusumba kuko Farawo yari yavuze ngo muri Egiputa nijye uzagusumba wenyine, abandi bose bari munsi yawe. Burya na Potifari yari yagiyemo. Burya yari kugenda akamubwira ati Potifari, nawe zana uriya mugore wakubwire neza uko byagenze cyagiye, kuko ntabyo Yosefu yakoze. Muzi impamvu? Muzasome neza igice cya 41. Amaze gukomera, amaze kurongora, yabyaye umwana wa mbere amwita Manase. Aravuga ngo kuko Uwiteka yanyibagije intimba zose natewe na bene data. Arangije wa kabiri amwita Efurayimu. Aravuga ngo kuko Uwiteka yangiriye neza mu gihugu naboneyemo ibibazo. Haleluya. Muzajya mubona nidunda niterera hejuru ko nanjye nshobora kuvuga nka Yosefu nkabona ariko iki gihugu nakibabariyemo ndangije kiryoheramo. Haleluya. Buriya hari igihe abantu duhura bakamwe pastor turagukunda, nkavuganisha mujye mubimbwira cyane, ko hari igihe bambwiraga ko banyanga. Hari nawoje buruse ngiye kwiga muri Amerika bakanyereza kwigisha muri Troncome, hanyuma ugasaza abantu bakubwira ngo pastor turagukunda, Uwiteka yatugiriye neza mu gihugu twaboneyemo ibibazo. Amina. Sibyo pi? Kwa peace. Kagitumba Matimba na hirya iyo ngiyo.
none afite umuhanda abantu barangiranwa ngo nimugira ahandi kwa peace. Haleluya. Uwiteka yangiriye neza, sibyo me? Aho wankubuye. Yosefu, reka dufate urugero rwa kabiri ko nabibonye bonatangiye kurondogora nk'abasaza bose. Ari igisho wigisha kubera ko bikuryoheye ukumva wayirambura, ariko reka ngarukiriza aho ngaho. Inkuru ya kabiri dufite hariya, ubwo amasomo mwatangiye kuyakuramo, urukundo rutitangira. Reka yindi ikurikiye nyihutisha. Yesu umuntu w'umwigisha amategeko araza aramubwira ati ariko mwigisha mwiza, nkora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Yesu aramureba aramubwira ati ngiye kugutega umutego. Itegeko risumba yandi, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri, kunde mugenzi wawe nkaho ubwawe. Kandi uwo mwigisha amategeko niwe wabivuze. Yesu aramubwira ati nukora ibyo bibiri, ijuru ni iwanyu. Ndaramureba ati ariko jyewe nashaka ko tujya impaka. Mugenzi wanjye ninde? Maze Yesu amutega umutego ukomeye cyane. Aramubwira ngo umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Kumwigisha amategeko iryo ubwaryo ryari ikosa. Kumanuka i Yerusalemu ugiye Yeriko. Murabizi mu gihe cya Yosuwa, Yeriko wari umudugudu, Yosuwa yarawuvumye. Kuva i Yerusalemu mu mudugudu wa Dawidi ukamanuka i Yeriko, deje ubwo byabivuga ngo uyu muntu deje yari yahobagiye. Uvuti i Yerusalemu ukagiye i Yeriko. Ariko bamba abantu benshi niho bari. Uwo muhanda niwo benshi barimo kugendamo, bavuye ku Mana bagana mu mudugudu w'irimbukiro. Aho niho amabanda azabakubitira, niho ubukene buzakwicira. Hari abantu benshi basengaga, hari abantu benshi bubahaga Imana, hari abantu benshi bari bafite ingo nziza bakirongora, bamanutse i Yeriko. Bavuye i Yerusalemu mu mudugudu w'umugisha, bari mu nzira y'i Yeriko. Kandi muzahurira n'amabandi arahari. Ngo agera mu nzira hahurira n'ibisambo biramukubita bimushyira hasi. Aho rero Yesu yaretegeye umutego. Ubwo deje umwigisha amategeko yatangiye avuga ngo nibyo byagombaga kumubaho, ubundi yajyagaye. Hari abantu bakora ibyaha bakiteza ibyago, yanasanga na pastor ukumva nta mpuhwe wamugirira. Umuntu naza yariteje ibyago ujye umugirira impuhwe, nubwo yabyiteje ariko nuwo kugirirwa impuhwe. Hanyuma ikindi cya kabiri, ngo haza umutambyi amubonye amucaho arigendera. Haza umurewi amubonye amucaho arigendera. Uyu mwigisha amategeko wagomba kuba yari yatangiye kubibonera impamvu, kuko abatambyi ntibari bemerewe gukora ku ntumbi, n'abarewe ntibari bemerewe gukora ku ntumbi. Ariko ntabwo batubwira ko uyu muntu yari yapfuye, yari ameze nk'uwenda gupfa. Umutambyi akavuga ati finally sinzi niba ari bukire cyangwa ari bupfe, ntavaho mukoraho yamara gupfa bikambuza gukora imirimo yanjye. Idini itita ku bari mu bibazo. Jewe njya nyibona, umwana yigeze kuza hano nkiri senior pastor, araza no muri pastor ni mwanshyize kuri gahunda y'abana mufasha. Ndamwana ndise uri wo mu itorero shingiro riye. Erega twebwe ntabwo ugenda uwo muri iri torero, ariko ndi imfubyi. Ndamubwira nti none se usengera hehe? Je nsengera mu itorero ry'umwuka. Mwabizi itorero ry'umwuka ntabwo rifasha imfubyi. Oya, ibyo bintu by'imishinga ntabwo twebwe tubikora. Ndamubwira nti reka rero nkubwire, iyo ibyo utabimbwira reka nkutume cyangwa nkuha agapapuro ndateraho nakasha, ugende ubwire pastor wawe ngo idini nyakuri Imana ishima niyita ku mfubyi n'abapfakazi mu kababaro kawo. Hari ibintu tujyamo ngo by'umwuka, ubukene bw'abantu, inzara y'abantu ntibigire icyo bikubwira, kubera yuko nyine twaremewe kuzajya mu ijuru. Umunezero utangirira hano ku isi, kuko Yesu yadutumye kwita ku bukene bw'abantu be. Umutambyi aciyeho n'umurewe waciyeho. Uriya mutambyi n'umurewe ushobora no kumva, ashobora kuba yaravuga ati ariko uyu muntu amabanda ashobora kuba akiri hano hafi, nanjye akamfata akanyambura nk'uko bamwambuye. Ntimubizi se? Buriya rero mbabwira ikintu kigiye kitubuza kugira impuhwe, habamo n'ubwoba. Umuntu araza ashaka icumbi, ukamureba, muza ababyeyi moya, muza abatante,
n'aba ankore kamere kuri ako ngako, akabona umwana wo kwa murumuna we wo kwa se wabo w'ibuzinganjwiri, abwira anti ko nari bari banyohereje kwiga none nzaca i Kigali nagira ngo muzancumbikire. Ahubwo akicara agatangira kuganira, ariko se nk'abo bana bo mu cyaro buriya bazazana n'imbeba, bazana n'ibaragasa, bafite n'inda n'inkweto zabo zinutse inzu. Uzi banti bo mu mujyi, batante bo mu mujyi na banko, oya bene bari abana banutse inzu, babanuka n'ibyuya nta deodora bazi. Uyu mutambyi yari yifitiye ubwoba bwo gukora ku muntu. Akenshi igituma tudafasha abantu ni ubwoba, ngo ndamucumbikira nyibi. Ariko mwaza koze icyumba ucumbikiramo abantu, wenda kikaba icyo hanze bakajya bakiraramo, basi ugakinga inzu yawe ariko ugacumbikira abantu. Uyu mujyi urimo amazu manini arimo imitima mito. Uko Imana igenda iduha amazu manini niko imitima yacu irushaho kuba mito. Uko Imana igenda iduha ubutunzi niko turushaho gucogora mu kugira neza. Uko Imana igenda itwagura niko turushaho gukobana mu bugira neza. Generosity, ubugira neza. Imana iratwagura twebwe tukagabanya umutima. Imana ishyira amafaranga mu mufuka twe tukayigira miremire ku buryo niyo ushatse gushyiramo ikiganza kitagerayo. Hello, niba mbeshya muzagende munyure ku mazu y'abantu tumeze neza. Wubaka igipangu, i Kigali dusa n'ababa muri gereza. Wubaka igipangu ukakigira kirekire, warangiza ugashyiraho amacupa, ukongeraho n'imikwege, ukongeramo n'amashanyarazi, mu nzu ukongeraho abakeke cyangwa interiseke cyangwa topseke, nazo zabaye nyinshi kubera ubwo batugira. Warangiza ukongeramo n'imbwa, warangiza ukongeramo na ararume, warangiza ukongeramo na kamera, warangiza uje ugashyiraho akantu bavugiraho ku irembo, ugakanda buto bati ninde, uti ni wa mwana wo kwa nyogosenge w'ibuzinganjwiri, ngo haryo wo ninde, ngo baravuze ngo barumva uwo tante w'ibuzinganjwiri batamuzi, ngo reba handi ubugiye. Hello, ubutunzi bwinshi n'umutima muto, amazu manini n'imitima bigenda shrinking iba mito. Ubutunzi bwinshi butibuka abakene, nibyo Yesu yigishaga uyu mugabo, tugacaho tukagenda. Reka mbabwize ukuri, uyu mwigisha amategeko yarahakubitiwe, noneho kugira ngo Yesu amurangize aramubwira ati abo bose bamaze kumuta ku muhanda haza umusamariya. Kuki yatoranije umusamariya? Kuko abayuda basuzuguraga abasamariya, barabanenaga. Murabizi nimusoma Bibiliya zanyu, barabanenaga. Yesu avuze umusamariya, buriya umwigisha amategeko yahise akobana. Umusamariya, of all people, umusamariya, uwo muntu w'Imana wateruwe n'umusamariya. Jewe mpamya ko nuriya muyuda iyaba afite agatege yaramubwira ati oya nterurwe n'abandi ariko atari wowe. Naha ngeze nsigaye nterurwa n'umusamariya. Hello, umusamariya ngo aramutwara, arabanza mwogesha amavuta ya elayo, arangije amushyira ku ndogobe ye. Umusamariya utwaye umuyuda umusuzugura umunena, aramujyanye amushyira mu irogi, abwira nyiri irogi, aramubwira ati uyu muntu umucumbikire, ndagusigira amafaranga y'ibanze avance, ndasiga nishyuye avance, uzamucumbikira iminsi yose azamara hano, nzaza nishyure. Icya kabiri, nzishyura ibyo yariye nishyure n'icumbi. Bagenzi banjye, uyu mugabo yari afite ubugira neza butagira imipaka. Number 1, wishyuriye umuntu utazi. Number 2, nuwo mu bwoko bubanena. Number 3, umwishyuriye amafaranga, umusigiye umunyakabari. Rero abantu bagenzi, reka mbivuge ariko ntacyo muri buntwari, mu bantu bajya batagira n'ubunyangamugayo n'abacuruza utubari babamo. Uzi ko umuntu aza, umuntu akanywa babona yahobagiye, batari kuri yanyoye amacupa menshi, bakongeramo n'ayatanyoye.
bati mwanyoye amacupa 15 kandi wenda yanyoye 6 kubera ko yasinze mukamubyaza umusaruro. Tekereza gusigira bene uwo muntu ukamubwira ngo open bill umwiteho, ntuzi igihe azamara, ntuzi n'igifu cyuko kingana. Erega ashobora kuvuga ati ni umukiro uri bwishyure, unzanire brochette buri munsi ushyireho n'ifi kandi mushyire mu cyumba cyiza hano, ubwo ntangiye kuzanzamuka ngomba kwiyondora. Aremera aravuga ngo ibyo azatanga byose, ibyo uzasaba byose nzabikwishyura ngarutse. Ubugira neza butagira imipaka. Haleluya. Iki nicyo duhamagarirwa. Reka nsoze. Ubundi iteka ryose iyi extravagant generosity, ubu bugira neza butagira umupaka, buva mu bintu bibiri. Icya mbere, kumenya Imana yadukunze idashyizeho umupaka. Bibiliya iratubwira ngo Imana yakunze abari mu isi ikongeraho cyane. Iyo cyane rero niyo natwe itubwira ngo nimunyigane mwaguke cyane. Itanga umwana wayo ko yararebye isanga niduha amafaranga n'ubundi tutazanyurwa, sanga niduha amazu n'ubundi tuyababariramo ntitunyurwe. Iravuga ngo yareka mbaho umwana wanjye kugira ngo mberekeye yuko ntacyo nasiga ntakibaha. Extravagant love, extravagant generosity, ubugira neza butagira imipaka. Haleluya. Irangije iravuga ngo ni munyigane. Abana b'Imana twe duhamagarirwa igihisi irimo gufunga umutima, igihisi irimo kwifunga, igihisi irimo kwirebaho, igihisi irimo kwikunda. Imana iravuga ngo ya mwebwe ntimuzase nabo, mwe muri abana b'ijuru mujye musa na so mu ijuru. Haleluya. Ngo umwanzi wawe ntuzamwange ahubwo uzamusabira umugisha. Nasonza ujye umugaburira, nagira inyota ujye umuha icyo kunywa, niyambara ubusa ujye umwambika, kandi ntumukore ku matama. Umubwire ngo ndakubera umugisha kuko Uwiteka yamuhaye umugisha. Haleluya. Buriya nkunda ukuntu Imana yacu ivuga. Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu ndagutwaye, nzaguha umugisha nawe uzabera abandi umugisha. Halo. Aba Imana yagiriye neza mwandike ngo Uwiteka yangiriye neza, ndi umunyamugisha, nanjye ngiye kujya mpesha umugisha. Reka mbere icyo bikora. Yewe nabyize the good way. Ndi Rurindo icyo gihe saleri nahembwaga yari yamanutseho 1/2. Muri university nari mfite inzu irekipe, mpembwa umushahara mwiza, naba nagiye mu rugendo bakampa mission n'ibindi, mfite nako ga prestige ko ndi umwarimu muri university. Nigiriye Rurindo mu cyaro, noneho ndikodeshereza inzu n'umushahara wanjye wamanutse. Ariko Imana irambwira ngo ubu rero ubwo wabaye umwana wanjye waguke kuri aya mategeko abiri, ukundisha Imana umutungo wawe wose, ujye umpa 10 kubyo nzaguha. Mpita mbisinyira ndabibwira ngo Mana, buri faranga ryose rizaca mu mufuka wa Rutayisire 10 cyawe guaranteed n'uno munsi niko nkibaho. Ariko nza gusanga ikindi kintu, uko usoma Bibiliya burya hari ibintu wunguka. Nsanga Imana ivuga ngo ujye ugirira neza abandi, uwo nzabona ugiriye neza uzabunshizemo umwenda. Murabizi ko ariko bavuga, muze kureba mu Migani 19 umurongo wa 17 haravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Imigani 19:14 ubabariye umukene, ugiriye impuhwe umukene abagurije Uwiteka, hanyuma ngo nawe azamwishyura ineza ye. Ushaka kuba muri favor y'Imana jya wita ku batishoboye. Imana iravuga ngo yes, uriya muntu naranabisobanukiwe, uriya muntu iyo muhaye umugisha abera abandi umugisha, urusaku rukagabanuka mu matwi yanjye. Hello. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo uhaye umukene ubugize ute ubugurije Imana. Kubera iki? Hano hari umukene watitirizaga Imana, Imana ikavuga ko wambwiye kuzambeshaho aba ngiye gupfa. Imana ikavuga ngo henga nze nkwereke. Hanyuma Rukwatage akamutera agafuka k'umuceri. Uwagaceceka Imana ikavuga ngo Yesu Rukwatage mujye mumurebera hariya kuyuriya muceri mushyireye imifuka 2, kubera yuko nihajyayo imifuka 2 hari undi uri buceceke. Ugenda wunguka. Ahandi mu Migani baravuga ngo uvomerera abandi ngo umunyabuntu azabyibuha. Ntimubona ko mbyibushye? Umunyabuntu azabyibuha
n'uvomerera abandi azavomererwa. Narabisobanukiwe jewe, reka mbereke uko bikora mu buryo pratique. Jewe sinkunda kwigisha ibintu by'ibiteori byabo. Buri faranga ryose riciye mu mufuka wanjye no wa madamu, kuko ubwo twebwe by the way twe tugira konti ntunga umugore w'igitangaza utabaho, utarigeze atunga konti mu buzima, kuko yatangiye gukora twenda kwimariya arambwira ati ariko ubundi ndaruhira iki njya gufungura konti, nzajya nyacisha iwawe. Cishaho tu ubundi nturu wanjye byararangiye. Nuko tubaho. Twe twagennye ko buri mwaka dukora budget y'urugo rwacu, habamo icyacumi cy'Uwiteka. Buri faranga ryose rinyuze kwa Rutayisire Antoine na Kayitesi Penina, icyacumi cy'Uwiteka guaranteed. Aza ari menshi kigenda ari kinini, aza ari makeya kigenda ari gito, ariko nta faranga na rimwe rica kwa Rutayisire Antoine datangwaho icyacumi. Icya kabiri, budget y'abakene. Twe tugira budget ibitandukanye no gutwerera. Oya, iyo ntwerereye ntabwo mbafashije umukene. By the way, kimwe maze kwibonaho nuko abakire mbatwerera menshi, abakene nkabatwerera make, nabyo ndenda kuzabihindura. Hari igihe ureba ukavuga ati se buriya nka koroneri namutwerera 50,000, ukikokora ukitera icyuma ukamutwerera nk'ijana, kandi umwana uri hariya wari ukeneye ijana wamutwerera 30. Siko dutwerera se? Niba mbeshya mu nkosori. Rero bikubwira ngo Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha ubera abandi umugisha. Ni mu nyigano, nta soni ifite byo kuvuga gutyo, si ubwirasi. Reka tubigira intego mu buzima bwacu. Kuri buri mugisha ubonye umuntu keriko pari ajya amenya ko uyu munsi Mary yabonye umugisha. Nubona umugisha ukabona Imana yashubije gusenga kwawe, ukabona umugisha, ujye uvuga ngo Mana, ngiye gushaka umuntu mbera umugisha kugira ngo uko mbonye umugisha njye mba umugisha, kuko niyo muhamagaro wacu. Uko ubonye umugisha ujye uba umugisha, uko ubonye umugisha uba umugisha. Icyo gihe isi izatangira kuba nziza, nawe uzatangira kubyibuha, utagitegekwa n'ibintu uvuga ngo uko Uwiteka mpaye umugisha nanjye mba umugisha. Naho ubundi usanga abantu baragenda bifunga mu mafaranga yakwiyongera, reka nzigame umwana wanjye azijye muri Amerika. Ariko ubundi ndibaguye ko muri Amerika ariho ubuzima bukorerwa, ubuzima bukorerwa mu ijuru. Ariko nujya kohereza umwana muri Amerika, ngo ujye gutumira Sakabaka ngo ajye abanza yuzuza inyamurutete, ndahazi nizeyo. No muri bimwe mu biturya nibyo bibaho, usanga umuntu neza yarwaye stress agiye gupfa kubera ko yipashije muremure. Aho kuki mwipasa miremire, waretse umwana akiga hano akiga hepfo hariya, ukamuteramo indangagaciro zo kuba icyo yagombaga kuba cyo, ku ibindi byose burya muri bishye. Yewe nabonye no muri Amerika hica abana kuruta kwabakiza, nta ndangagaciro zibayo. Ugiye umwana bakamubwira ati hano byose biremewe, nushaka kurongora undi mugabo umurongore, nushaka kurara mu kabari urareyo. Ibintu bya hano watangira kubabwira ati ariko ngiye mfite indangagaciro, ati byo ni iby'abaswaho muri Afrika, hano muri Amerika byose biremewe. Yewe nta mwana ufite munsi y'imyaka 24 nakohereza kwirera hariya, ariko ibyo ni jewe. Ntihagire uza kuvuga ngo nakrititsa wohereza abana muri Amerika, ariko sinakwitera icyuma ngo mwoherezeyo, kuko ikizakubuza kubera abandi umugisha, buryo nawe uzaba urimo kumugabaniriza umugisha, ko nawe uzagabanuka. Bera abandi umugisha kuko wahawe umugisha. Simbabwiye ngo mucumbikira abantu, harabucumbikira bakakwiba, nanjye byambayeho, ariko nta kibazo. Nakwiba ibyo yibye Imana izabizana kuko wamucumbikiye, kuko wubashye Imana. Nigeze gucumbikira umukobwa muri ubwo buryo, nagize impuhwe nyinshi, mubona naniwe ku muhanda muri babandi bajya batega, mbwira umwana twari hamwe wiwanjye, ndamubwira ngo uriya mukobwa reka tumugirire neza tumutware. Ndamutwara, arambwira tunsige hariya hari abantu dufitanye randevu ya ngo nujye kuruhuka ndabona unaniwe. Ati ariko hari amafaranga nashaka nanjye nzayaguha. Yibwiraga ngo ngiye kumurarana, ntabone ko mfite n'umwana turi kumwe. Agenze mu rugo asanga afite umugore, tumushyira mu cyumba cy'abashyitsi, turamuzimanira, tumwitaho, mu gitondo turamutekera mureti, tumuha arya kibose, arangije ndamushyira mushyire mu modoka nkuye lift, mugeze hafi yaho ugiye mutera cash. Namwe n'ubundi uriya kuguhangaya yarayambwira murengerezaho. Abibonye cyera gatari ko bari abakire ntabwo umuntu apfa kubavira mu asubira mu rugo. Arabwa ati hari ibikwembe bya madamu nawe hano, arambwiye ngo mumbeho. Arabwa ati reka da ibyo niwe ubyitangira. Ariko ubwo muri uko kuganira nabo bayibonye agatelefone ku mwana wabaga mu rugo, abaragatambikanye. Aragiye ntashye barambwira
ati uzi wa mukobwa wawe ni ati yagarutse hano yiba telefone. Imana imuha umugisha. Mbwira Imana yose tuzajya tugirira neza abantu batwibe. Irambwira ngo nababwiye kubakunda sinababwiye kubizera. Hanyuma irambwira ngo biriya yatwaye nta kibazo nzabikuriha. None se uhaye umukene abagurije Imana. Reka nsohoze dusenge. Ariko uyu munsi reka dukore nkuko Yesu yabwiye uriya mwigisha w'amategeko. Amaze yaramubajije aramubwira ngo se ngo muri abo bantu batatu ninde wamugiriye neza? Wumva urwango abayuda bangaga abasamariya, yanze kumuvuga mu izina. Aravuga ngo ubwo nuwo wamugiriye neza. Yesu aravuga ngo ke genda nawe ukora utyo. Haleluya. Reka dutahane uwo murongo, genda nawe ukora utyo. Reka tubigira umuco nk'itorero. Tubigira umuco nk'itorero. Tugire dutyo. Tubigira umuco nk'abantu ku giti cyaho. Tubigire dutyo. Genda nawe ube generous to the extreme. Kuko uhaye umukene abagurije Imana. Uvomerera abandi azavomererwa. Twahawe umugisha ngo tube umugisha. Dusenge. Ariko uyu munsi niba wumfashe icyemezo cyo kuvuga ngo Mana nanjye I'm going to be a blessing. Kandi kuba umugisha ntibisaba kuba ufite amafaranga menshi. Ujye uba umugisha muri bikeya, Imana nimara kukwishimira izabizamura. Jya uba umugisha mu bikeya nibwo uzaragwa byinshi. Numbwire ngo amen. Niba wiyemeje kuba umugisha uzamura ikiganza uvuge ngo Mana umfashe. Turagushimye Mwami Mana yacu. Waratubwiye ngo tube nk'abana bawe ngo kuko ugushiriza imvura ukavushiriza izuba babi n'abeza kandi ukabibaha ku bwinshi. Dufashe kugira ngo natwe tugire uwo mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Uduhe gukunda tutitangira umutima. Uduhe kwitanga tutitangira umubiri. Uduhe gutanga tutitangira imifuka. Uduhe kuba abantu bari extravagantly generous, batanga bagira ubugwaneza butagira umupaka nkuko nawe watugenjereje. Urebe twese turi hano, umunsi uzatugenzereza utyo tuzaba twahagaze mu nzira y'umugisha. Ubitwigishe, ubidukoreshe, ubidukorere, abantu bamenye ko dufite Imana. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, tube umugisha ku bantu bose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.